umuntu utagufite nk'inshuti yarahombye ahombye byinshi reka mbibwirire yarahombye uyu mumama arimo ibintu byinshi arimo inama y'Imana arimo ineza y'Imana arimo urukundo rw'Imana ubwabyo gusa guhura nawe na stress hasi irarangira amina sinzi abantu batakuvugisha abantu bataguhamagara abantu batakwigiraho inshuti abantu batikonekta n'amavuta kuri barahombye ariko nukuri bagire vuba baze noneho muri uyo mwaka nababwiye ko ubundi tayari vuba handa batangariza umunsi wa biro yanjye wo kwakira abantu umunsi w'icyumba cy'amasengesho vuba handa bibabwira biremewe ko abantu baza bakaruhuka kandi ndabizi ko ari abantu bangeraho bakaruhuka nkanagitonganya ariko igihe ikindi gihe kiza kuza ku buzima bwanjye igihe nacyo umuntu agihe igihe umuntu uri guhura n'igihe wegihereza igihe kibwira utigira vuba ugire ibyawe ukora ibyawe irinde kurakarira mu gihe irinde kuba trauma mu gihe byose ibihe byose arabyitiranya ariko igihe urimo nkubwire ngo umusozi umazeho igihe umazeho igihe kije kukuva imbere Imana ihabwe icyubahiro kiratambutse kirashize uribuka Karebu ngo igihe ngo bari bamaze ku musozi ngo bari barabwiwe n'Imana ngo Mose ari w'Imana inyuriyemo iramubwira ngo nimugera hariya mu gihugu cy'isezerano bazaguhe uriya musozi ngo barangije ngo bahageze barabibagirwa ko twiyerekanye jya wihagararaho mu gihe kubyo nta n'uwakubaka ngo akubwira ati ndaguha icumi ngusambanye ihagarareho mu gihe nahagaze mu gihe nkagenda mvuye muri ako kazi nkajya kubona imodoka ziraparitse ariko ntago zari ziri mu mwuka w'Imana zari ziri mu mwuka wa Satani zari kugira ngo zingamburuze mu gihe cy'ibyago n'amakuba umuntu akakureba uti nagukunze mbabarira ube uhagarare mu gihe cyawe umenye ko igihe kandi uhagazemo ntago uzagipfiramo na Sara se ko atigeze agipfiramo Sara dore yasamye inda ashaje yabwiwe uba n'umugisha ukitwara biri kwangiza connection y'ahazaza hawe Imana igumugisha muri miliyoni iguhaye kiranukamo sangira n'abakene sangira n'abatishoboye ubahamo Imana ambikamo abantu batambaye gaburiramo abashonje na miliyoni 10 zaziguha na miliyoni 100 zaziguha aho yakuye miliyoni ntabwo higeze havuba haracyara yandi ifite umugisha rero wo kuguhereza abantu rero iki gihe nakivugaho ibintu byinshi cyane kuko nge naciye mu gihe gikomeye kandi n'uyu munsi wa none navuga ngo ndi mu gihe noneho cyanje ariko risubiremo iryo jambo ntabwo harazi ko nta muhanuzi ujya upfa gupfa uyu munsi nibiri kukubaho byose naga ariko bizahora muhanuzi suko bizaguma igihe kiraje kije ubwaco gutegeka ikindi gihe ngo kize mu buzima bwawe reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel yego wabyumvishe neza rero Imana y'amahoro iguhumugisha ko wakoze subscribe wamaze kuba umunyamuryango umwe muri twebwe kandi ukaba witeguye kubana natwe umunsi ku munsi yego suje abantu bari mu majyepfo hepaho aho umubyeyi aturuka turabapepeye cyane mu kirundi turabagundiriye Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire cyane nsuje abantu bari mu majyaruguru iburasirazuba n'uburengerazuba umujyi wa Kigali intara ya Gatatu y'abadiaspora Mana we turabakunda cyane turabashimira comment zanyu nziza nsuje abantu bari muri Kenya by'umwihariko umuntu uri muri Kenya hari abantu hari n'umuntu Imana y'amahoro imuhe umugisha kandi mwishimire imuhe gutura mu gihugu cy'Uwiteka Imana ye imuha kugira ngo arye ku byiza byo muri icyo gihugu kandi akinezererwemo yego imbere ya kamera turi kumwe n'ababyeyi turi kumwe n'umubyeyi hari ababyeyi n'umubyeyi ngiye gusaba umubyeyi rero yakira undi mubyeyi haleluya kandi bahita banakomeza basenge banakomeza n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ngiye ngiye kujya kuri kamera umunsi ntacyo nshaka kuvuga. Urakoze cyane ndagushimiye
Imana iguha umugisha abantu badukurikiye kandi bakanadukurikirana turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya wo kubaganiriza ijambo ry'Imana, muhora mudukurikira mukanadukurikirana, kandi ndabashimira uburyo muca inyuma ya kamera mukambwira muti courage dukundane iyo usetse gusa. Ati abonye abantu bagukunda bakagukunda niyo usetse cyane bica bazima. Rero uyu munsi nabatumiriye umuntu useka kundusha. Mama bitangaza agira impano yo guseka, inseko ye nabonye nayo imenagura abadayimoni agahanga. Hari igihe duseka ukabona abantu byababaje, iyo dusetse ukababara urimo abazimu. Urimo dayimoni rwose yambaye yikwije yashizemo na costume. Ubundi bana abantu baseka ukababara ngo barashinyitse ngo barahaza ufite igini. uba ufite igini kandi akenshi iyo abantu barimo baraseka buriya nawe sekana nabo, kuko nawe hari ibiseka Imana ibigiye kuguhereza burya. Ni nk'igicu kiba gitangiye kweruruka imbere yawe, uhita wisetinga mu bitwenge nawe. Wicomeke mu mavuta y'ibitwenge. Uvuga uti nanjye aho ngaho nanjye nafatiyeho ngo ndagufatiraho rero ngewe ngafatiraho bigereye. Nukuri ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. Nabatumiriye umumama nkunda cyane, umumama w'amateka, umumama wagiye urwana intambara nyinshi akazinesha. Abadukurikiye nakunze kuvuga ko ngira inshuti eshatu. Mu nshuti eshatu ngira harimo n'umuntu wahuye n'intambara akayinesha atagiye inyuma y'itorero. Iya kabiri ngira ni inshuti ifite amafaranga ku buryo tunyurana ahantu tunyweye fanta. Uko n'ukuri iyo ngiyo ni sponsor y'iri vuga butumwa, ndetse ni kugira ngo tuba abo turibo nuko uwo muntu aba yagomba kuba yabayeho. Indi nshuti ya gatatu ngira rero ni inshuti mugendane kakubwira umwuka mishuri akantu ati ati ndabonye have iyo ngiyo nta muntu n'umwe utajya unayifuza. Ariko nabonye hari abantu bari nabita ko bifitemo shitani badashaka umuntu nk'uwo nguwo, kuko umuntu nk'uwo iyo umufite ntudindira. Ndiyo. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu wo nguwo umufite umenya amakuru. Umenya icyo rivuze. Iyo ufite amakuru uba ufite ijambo rya nyiri ijambo. Amina. Niyo wakwicara ariko ubuze icyo wicaranye, niyo waryama ubuze icyo uryamanye. Ariko hari abantu nabonye Satani yazanye umwuka wo gufata abantu bose bagashyira mu gatebo kamwe kugira ngo wa muntu uvuze wa gatatu atamugira mu buzima bwiwe. Kandi uriya muntu kuva kera kose guhera mu itangiro kugera mu byahishuwe n'umwami yaramukeneraga. Uwajyaga kwimikwa amavuta n'uwo muntu wamwimikaga. Uyu muntu arakenewe. Wajyaga kubyara urubyaro yarabuze urubyaro, uwo muntu yarahageraga cyane. Haleluya. Uyu muntu yabaga njya nkunda njya nibuka Elisa igihe yageraga kuri urya mupfakazi aramubwira ngo songa gafu nirire wimbwira ngo niko konyine usigaranye kandi wereke burya uwo muntu wa gatatu rero nta santima agira, nta marangamutima agira. Ni ukuvuga ngo ahora acometse mu ijambo rya Data. Ndiyo. Iyo avuze ngo iravuze ibivuze rata. Ahubwo muri iyi minsi abantu uramenya gute kuri kumwe n'uwo muntu uvuga ngo iravuze ari ijambo rya Data. Yego. Urakoze cyane bakunzi ba Eva Mama Lionel. Ushobora kuba ugeze hano bwa mbere ntuzanahava mbikubwiza ukuri. Ikihutirwa no gubishonda kuri subscribe kugira ngo ujye uhora wicaye hano. Niyo nkunga ikomeye ngusabye gushayirenga ibiganiro byanjye, gukanda kuri link ubundi ukaburanshyigikiye kandi ugatinda ahantu kuko uzahakura amahugurwa, amasengesho, impuguro nyinshi, iyerekwa ritangaje. Turagira ngo uyu mubyeyi twabatumiriye utwibwire muri bande. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ni Mama Prophet Kirazi Marie Claudine, nzwe ku izina rya Mama Bitangaza. Nukuri. Kandi koko no mudamu wahuye n'ibitangaza by'Imana, no mudamu wakoreshejwe ibitangaza by'Imana. Nuko wenda tubivuga abantu bakaza bagakritika ibyabo, ariko nibareke tubivuge kubera ko na Bibiliya nayo yavuze amakuru yabo. Yavuze amakuru y'Abisiraheli, ivuga ya kiriya gihugu, ivuga amakuru yo mu ijuru, ivuga igera naho yavugaga amakuru ya bene wabo. Twebwe rero ntago bari gushaka ko tuvuga amakuru yacu ngo tuvuge na ya bene wacu. Kandi uyu munsi ndahari ndi gukora nkanje, ariko
ejo hazaza igihe kizaza ahazaza Yego. ntabwo nzaba ndi gukora Yego. hari abo twabyaye hari abo wabyaye hari abo nawe uri kubyara Yego. icyo gihe bazaba bari gukora Oh. kandi igihe cyose iyo igihugu kidafite amateka burya n'umuco urasibangana Ndiyo. akenshi hari ijambo nkunda ngo ibyo dukora n'ibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije Yego. natwe rero ibyo dukora uyu munsi hari abandi bazaza bakabyigiraho kandi bikabakuza kandi bikabazamura muri icyo gihe nanjye rero ni umumama w'abana 4 Oh, abahungu 3 n'umukobwa umwe Imana ishimwe. abana bakuru ntago ari abana batoya amaze igihe kinini cyane mu rugo ubu muto yashobora kuba afite imyaka ingahe mama bitangaza? umukuru ahubwo hera ku mukuru Umukuru afite imyaka 15 aha umuto urumva ni umuntu nduta 15 ni umusore unsumba birumvikana umereza gahunda zose uko ziri bugende birumvikana zose ntibariye nabi nkatwe bafite igikuriro bafite igikuriro kandi bafite n'ubukenge bw'Imana kubera ko tuba twabagiriye ku mavi twabasengera umutoya we rero umutoya we afite imyaka 2 n'igice urumva rero ndakujije kandi ndi umumama ushima Imana ndi umumama wabanye n'Imana igihe kirekire ndi umumama uri kumwe n'Imana kandi uzahorana n'Imana. Imana iguhe umugisha mama bitangaza. Amen. Abantu badukurikiye uyu mubyeyi mfite ibintu byinshi mukundira, agira amagambo meza mu kanwa ke, agira impano y'ibyishimo kuko jewe impano y'ibyishimo nzi kivuze cya mbere ciperereza. Nta muntu ankurikirana ngo amenye no naba nabura mfite ibyishimo. No mpamvu umusaza wacu Paulo yavuze ngo neza yemenywe n'abantu bose munishima iteka. Yego. Ya hanyuma ikintu ngukundira wambara neza. Wambara neza rwose uri umubyeyi uzi kwitaho uri kurikirana. No kuri Imana iguhe umugisha cyane. Uyu munsi rero nagutumiye hano muri iri torero ryanjye. Oya nibyo rwose ahangaho uyoboye abantu benshi batandukanye n'abitorera ahubwo rya kwakira. Kandi abantu bagiye bari mu nce zigiye zitandukanye. Ngira ngo rero mbabwire rero ngo bahawe umugisha kukugira. Amena. Uko nanjye nahawe umugisha nanjye wo kukugira. Amina cyane. Mana umuntu utagufite nk'inshuti yarahombye. Ahombye byinshi. Reka mbibwirire yarahombye. Uyu mumama arimo ibintu byinshi. Arimo inama y'Imana. Arimo ineza y'Imana. Arimo urukundo rw'Imana. Ubwabyo gusa guhura nawe na stress hasi irarangira. Amina. Sinzi abantu batakuvugisha, abantu bataguhamagara, abantu batakwigiraho inshuti, abantu batikonekta n'amavuta kuri barahombye. Ariko nukuri bagire vuba baze noneho muri uyo mwaka nababwiye ko ubundi tayari vuba handa batangariza umunsi wa biro yanjye wo kwakira abantu. Umunsi w'icyumba cy'amasengesho vuba handa bibabwira biremewe ko abantu baza bakaruhuka kandi ndabizi ko ari abantu bangeraho bakaruhuka hari n'abazangeraho bakaruhuka. Mama bitangaza rero mubona hano n'umudamu w'umuhanuzikazi w'Imana ari mu bahanuzi dufite muri umujyi wa Kigali bahanura ibintu kwa gatandatu kundi wa gatandatu bikaba byasohoye. Afite impano yihuta ariko nawe mvumbuye impamvu Imana yagiye igukiramo impano yihuta nuko uri guhura n'abantu bababaye. Ikindi kandi nawe ugira urukundo rwo gukunda ibyo uhanuye. Uratugwije abahanuzi bahanura ibintu ariko akumva arababaye, akumva agahanurana umwaga, agahanurana umwaga n'inzara n'amarangamutima n'imishiha n'ibyavuka. Imana ivuze ko igiye kuma imodoka sha tuburaje wende baje basubiza mu nyibagirwe uraje bahe mu nyibagirwe nabona hanuriye ubwashize ntibagarutse ubu namwe muraje nimuzongaruka ubu muraje mu nyibagirwe mugomba kumitura agatangira kwishyuza mbere y'igihe anakora. Rero icyo kintu ntacyo nigeze nkubonaho uri umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha. Oya nukuri Imana iguhe umugisha cyane. Rero ari rangaje yawe ari impano zikurimo hari ijambo nifuje umunsi kuganiriza abantu kuko nawe biri muri domaine yawe. Ndashaka kuganiriza abantu ku gihe mbega igihe niki kuri wowe, igihe kivuze iki ku bantu twicaye imbere. Karibu. Mbere na mbere mbanze mbabwire iri jambo umbwiye ngo igihe ni ijambo rikomeye cyane kuko ni ijambo ryanshize ahantu hakomeye kandi rinshyira n'ahantu haciriritse. Iri jambo igihe iyo kikugezeho kigukura mu banyacyubahiro kikagenda kikaguta nk'ahariya igihe ukagenda ukaba wenyine hahandi
utagifite n'amagambo yo kuvuga ahubwo ijambo ryarahawe abakubona n'abakuzi weho nta jambo ufite ahubwo karyakwa yego hakagira abandi bantu barihabwa bakakuvuga uko bashaka uburi mu gihe yego igihe kiraza mu muryango bateranye inama bateranya ibirori runaka we bakakwibagirwa kubera igihe igihe niyo kije ku buzima bwawe n'umuntu wibutse izina ryawe gusa kubera kuri mu gihe ahita avuga ngo mutegure umwanya we kandi adahari ariko igihe kigatuma n'udahara gusuzugura igihe ni igihe gikomeye igeze kuba mu gihe ndagenda mba hasi abantu babandi batazi no gusenga bakazajya bamfataho umwanya bakavuga uti umubonye hanze wagira ngo ni umukire ni umuherwe ariko urebye ahataha icyo gihe nari ndi mu gihe cyo kuba mu buzima bubi cyo kuba ahantu habi cyo gutaha ahantu habi igihe kiraza kiranyicaza kinyambura ijambo ariko kubera ko hari ijambo nari narabanje kubwirwa n'Imana igihe nkazajya ntongana nacyo igihe si ikintu nkatongane n'igihe nkakibwira ngo gira vuba umbabaze cyane gira vuba ukora ibyawe byose ntugire icyo usigaza kuko igihe cyawe n'ubundi kirarangiye hari ijambo nabwiwe n'Umwami Imana hari ijambo nabwiwe nayo kandi ntabwo ijya ibeshya ibyo ivuze no gukora irakora ntugire ngo wayirushije imbaraga ntugire ngo wayirushije ubwenge ifite sisiteme nyinshi ishobora gukoresha iki gihe uri kunshyiramo ukarangirana nacyo nkatangira nkaganira n'igihe narangiza nkanagitonganya ariko ikindi gihe kiza kuza ku buzima bwanjye igihe nacyo umuntu agihe igihe umuntu uri guhura n'igihe wegihereza igihe kibwira uti gira vuba ugire ibyawe ukora ibyawe irinde kurakarira mu gihe irinde kuba troma mu gihe irinde gukomerekera mu gihe kuko iyo ukomerekeye mu gihe n'igihe gihindutse ntubimenya ko cyahindutse kubera ko uhorana bya bikomere by'igihe yego umuntu yazajya kureba kavuga kirandeba iki ko cyagiye kitandebaga kubera bya bikomere wakwambara neza umuntu yakubwira ngo wambaye neza kandi igihe cyarahindutse ariko kubera bya bikomere ukamubwira uti ukumva ahubwo wanamusubiza nabi ariko iyo wirinze gukomerekera mu gihe ikintu rero kizabigushoboza ni ikihe ni amasengesho Imana ishimwe ni uguca bugufi yego imyitwarire mu gihe yego imyitwarire kutagira uwo wanduranyaho no kutagira ukondana ngo wigira umuntu n'umwe witwaza ibyo bavuga ni ukuri wagiye muri Amerika ntiyampa $1 mu gihe se iyo uri muri icyo gihe n'uwari ukuzi nta kwibuka n'umubyeyi wawe nta kwibuka n'umuvandimwe wawe nta kwibuka iyo uri mu gihe igihe kiraza ubwacyo kikakugiraho ijambo cyarangiza kikagutegeka kikagukoresha uko gishaka cyarangiza yo kabyara y'Imana yakuvuzeho mbere y'igihe rero hari Imana yashizeho ibihe haleluya hari Imana yaremye ibihe irangije irabitegeka irangije irabiyobora hari ijambo rero yavuganye nawe mbere y'icyo gihe Imana ishimwe hari abantu ariko batwawe n'igihe kirabahitanye cyabaye nk'umuvu imbere yabo umugore arahura n'igihe mu rugo rwe yarangiza igihe kikaza kikamuhitana agatangira gutekereza ngo runaka niwe uzandengera amaso ye akayarenza akavuga ngo runaka niho bizaturuka runaka niho bizaturuka ahari natangira kwambara gutya niho bizaturuka ntamenye ko ari igihe yagezemo hari n'ingo zisenyukiye mu gihe igihe gihitanye ibintu kirabihitanye iyo igihe rero kiguhitanye na bya bihe ntibiza ahubwo hari abantu baheze ku misozi aribo bayihejejeho kubera ko
batembanywe n'ibihe bemeye gutwarwa n'igihe. Yego. Hari abantu turi aho ngaho, hari abantu batamenye ko igihe nacyo kigira igihe. Yego. Noneho nacyo ngo ugihe igihe. Yego. Ubundi ugomba gufata igihe ukagiha igihe. Ukagiha igihe. Kuko igihe nacyo kigira igihe. Yego. Kandi akazaza gahimwa n'akazakajyana. N'akazakajyana. Umuntu rero dukurikirana uri mu gihe aze kumenya ko nta gihe kitarangira. Nta na kimwe. Nta n'umuntu ugwa mu gihe. Ntawe. Ushobora gutindamo bitewe n'igihe Imana yagennye kizamara. Yego. Ushobora gutinda mu gihe bitewe n'abantu nari kumwe nabo bakagutinza mu gihe, nabyo birashoboka. Ariko igihe cyangwa nawe ukitinza nawe mu gihe. Yego. Nawe ukagira impamvu zituma utinda mu gihe. Utinda mu gihe. Ubundi Abisiraheli igihe bari bamaze igihe barimo barazenguruka. Iriya myaka yose bazengurutse muri bura butayu ntago ariyo bari yariteganyijwe. Yego. Ariko kubera ko amatwi yabo ntago yakundaga kumvira. Yego, bari bagoye. Kandi n'abantu b'iki gihe nabo amatwi yabo nabo ntago ari kumvira. Ngo azaba barya niko Bibiliya inavuga. Noneho iyo watangiye kugira umwuka wo kutumvira utinda mu gihe. Ndiyo. Igihe gisaba ngo ufungure amatwi. Bisaba ngo ufungure amaso. No kuvuga ngo domene yose igihe kikugejejemo. Ukorane nayo. Ahubwo aba bantu bige kugendana n'igihe. Yes. Bige kugendana n'igihe. Nugera mu gihe cy'inzara. Yego. Iga kubana n'inzara utagize ubangamira. Cyagize uratiri ibigeragezo byawe. Cyane. Nugera mu gihe cy'ubukire wige kugendana n'igihe n'ugira ubangamira. Uri no mu gihe se ahubwo hari no wabwira ahubwo ngo urashonje ahubwo ngo byumve. Ishwi da. Mu gihe Imana igihisha. Igihe. Kurya abantu babona ukaze kandi warashize. Nge nabaye mu gihe ndangije nifatira icyemezo. Navuga ni rero Mana. Igihe nakibonye ko ibintu byahindutse. Yego. Kintu nkundira Imana iyo uri umukozi w'Imana, ikindi Imana yaragushizeho umwuka wayo. Ubasha kumenya ibihe uhagazemo. Iyo mu rugo hari ikintu gihindutse, iyo mu kazi ari ikintu gihindutse, iyo mu bana ari ikintu gihindutse, iyo ku mashuri ari ikintu gihindutse, ahantu hose ubasha kwita ubwirwa amakuru. Ngerera amakuru nahise nyamenya. Ndangije ndavuga ngo none rero ubwo rero igihe cyanjye rero ari iki ngiki kimeze nkaho ngiye kubabazwa. Ntago ndusha ubutoni Yobu warutonye ku Mana. Yego. Kandi igihe ntago cyamuheranye ahubwo igihe cyaramurekuye. Imana ishimwe ko igihe kirekura umuntu. Imana ishimwe ko igihe kirekura umuntu. Igihe Yobu yari amaze mu gihe igihe cyageze aho ngaho kimurekura atanabishaka. Yego. Yaramaze kwihanganira mu gihe. Yaramaze kumenyerana n'igihe. Yaramaze gukundana n'igihe. Yaramaze ubundi igihe cyose ukiri mu gihe ukumva umutima uri kugusimbuka. Urageza ku rwego rwo gutabarwa. Ndiyo. Utarageze uvuga ngo nzi uko umucunguzi wanjye ariho. Iyi nzira nizimara kungerageza. Uko. Utaragera mu rwego we ubwawe uvuga ngo wagihe wenda kubabariye ibyo uzakora byose nta kintu bimbwiye, aho uzanshyira hose nta kintu hambwiye, nzahatura ibyo uzama byose nzabirya, ninabibura nzarya ubusa. Ariko icyo nzi nuko sindabona intumbi yishwa n'inzara ku gasozi. Haleluya. Dawidi warabivuga neza, aravuga ngo dore nari umusore ariko dore ndinze saza, sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Yego. Iyo uri mu gihe rero Imana igizana la rija de poche. Imana ishe. Tinda kuri ako kaga. Mu gihe Imana izana rija de poche. Iyo uri mu gihe Imana izana la rija de poche. Umunyeshuri uri ku ishuri nubwo atabona sa ko wibuke ko afite ikaye. Wibuke ko afite bike, wibuke ko afite isabune, wibuke ko afite amavuta, wibuke ko afite inifomo. Hari ibintu by'ibanze umunyeshuri agomba kuba ari afite mu ishuri kugira ngo yemerwe nk'umunyeshuri. Uyu munsi rero niba uhagaze mu gihe uyu munsi ukabona hari n'ibyangombwa by'ibanze utabona, ahubwo rwanirira gakondo yawe. Ndiyo. Rwanirira gakondo yawe. Yego. Kubera ko Abisiraheli n'igihe bamaze hariya twasomye ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo bajyaga babona mana. Yego. Ikabatungisha mana. Iki niki. Ntabwo bigeze bicwa n'inzara. Haleluya. Ntabwo bigeze bicwa n'inyota. Yajyaga ibwira Mose ngo genda ukubite hari igitare. Banywa inyota ndabona yabishe mu gihe mukirebo. Mu gihe ndabona bafite inyota. Imana ikayita imenya igikenewe mu gihe. Ikamubwira ngo genda hariya ukubite igitare
haboneka amazi. Yego. Ahantu hari igitare, hari ibitare byinshi. Mu gihe haba igitare. Mu gihe hari imanu. Yego. Mu gihe haba ubutabazi bw'ibanze. Mu gihe nageze mu gihe ndahaguruka ndagenda nkora akazi k'ubukirina. Nahageze ndi umuyede ariko kubera ko igihe nari ndimo hari ijambo nari naravuganye n'Imana. Yego. Imana imindurira seve. Yego. Imindurira amateka aho. Yego. Minduka umukirina. Yego. Naraje ndi umuyede. Bigezemo hagati nabwo igihe kiri kurangira. Igihe kindi cyaje noneho kimagurutsa mu bukirina ubwacu kiransezerera kima na sheke kima nimerekeza igihe Haleluya. Igihe kiraherekeza igihe disi ndaguherekeje igihe cyose nakubabarije igihe cyose nabanye nawe umusozi kirahagije cyamika ni kofe umva nahagurukanye sheke ndayijyana kandi kuva iyo sheke nahura nayo yari iyo kumerekeza nyine imvana muri icyo gihe ishyira mu kindi gihe ntabwo nongeye ibyo nahuriye nabyo muri icyo gihe ntabwo nongeye guhura nabyo. Abantu rero nibirinde abantu muri ibi bihe arinjira mu gihe ntamenye ko igihe cyahindutse agakomeza akitwara nk'utari mu gihe na cya kindi cyahinduka ntabimenye ko cyahindutse. Niyo mpamvu nta mashimwe ntabona n'iby'Imana yakoze. Yego. Byose ibihe byose arabyitiranya. Ariko igihe urimo nkubwire ngo umusozi umazeho igihe umazeho igihe kije kukuva imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Kiratambutse kirashize. Uribuka Karebu ngo igihe ngo bari bamaze ku musozi ngo bari barabwiwe n'Imana ngo Mose ari w'Imana inyuriyemo iramubwira ngo nimugera hariya mu gihugu cy'isezerano bazaguhe uriya musozi. Ngo barangije ngo bahageze barabibagirwa ngo abandi bose barabahereza ariko igihe kijya kibasha kukwibuka. Nibyo. Kandi igihe kikakwibutsa abantu. Nibyo. Nta muntu wakwibutse. Ibaze igihe Dawidi Yosefu ari muri gereza abo yahanuriye bageze kwa Potifari ntibamwibuka ariko igihe cye kigeze kimwibukira mu nzozi umwami yaryamye ararota. Noneho aho ngaho Morodekayi yego igihe yamaze kwirembera ibwami yakoze y'ibintu byinshi ariko igihe kihageze kimwibukira mu gikorwa kimwe yakoreye umwami cyo kumurinda umunsi umwe yatewe. Ahubwo mu gihe umuntu uri mu gihe hari icyo asabwa arasabwa kugira udutenda akora mu gihe kuko utwo dutendo nitwe Imana iza ikirukanisha igihe. Mu gihe nagamo umunsi umwe wiyiriza umwe mu gihe nagamo amasaha uzunguruka uko mu gihe nagamo icyatanu ugure imbuto ukiri umuntu wabyauti ngibi ibinyomoro nanjye Mana uzampa amaraso. Nukuri mu gihe ngira akantu nagamo nicyo numvise abantu banaza utuntu mu gihe twarabarokoye. Nuko nguko mu gihe ubundi hari abantu bicara mu gihe bakarambya igihe akacihorera kigakora ukwacyo we ntakore. Ntabwo ufite umwanya wo kwicara cyangwa se wo kurambirwa. Noneho ukiraho hari umuntu ba mu gihe akumva ngo ni duke ntitwakora akirengagiza ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo udakiranutse kuri duke n'utwinshi ntazadukiranukaho. Utwo ufite mu gihe gira akantu nagamo kameze nka sumaku ikurura igihe cyiza. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 21 duhere ku murongo wa 2 aranditse ngo Sara asama inda y'Aburahamu ashaje babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Haleluya. Igihe Imana yamubwiye kigeze ako nyumvira imyaka yashize. Noneho iyo igihe gihindutse ku buzima bwawe ntabwo igihe kindi kije ntabwo gikangwa n'imyaka ufite. Yego. Apfa kuba gusa cyategetswe. Imana ishimwe. Uzi ko Yosefu igihe kiwe kigeze uziko kitigeze gikangwa yuko ari umunyagano. Yego sha
uzi ko igihe kihageze Daniel mu rwobo rw'intare igihe cyategetse intare zikavuga ngo stop uyu muntu ni wacu dufitanye connection uyu muntu turi kumwe igihe gitinya intare igihe haleluya 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 uyu Sara dusomye ni umukozi w'Imana umudamu wa Aburahamu yubahaga umugabo kandi abadamu bo muri iyi minsi ni mureke tumere nka Sara ati mutware mu gihe nta tiko yari afite nta tiko yigeze agira mu gihe muswe yageze n'igihe amumenyera ibyo akeneye kandi batabimusabye ahubwo Sara numfura we reka bagora Sara numurokore we reka badamu tugire uyu mutima mwabagore mwe mukurikiranye mama bitangaza aka kantu mukumva yamaze iminsi ndi kubwira abantu basi niba hari igihe cyarakugezeho kikaguhitana yego ihangana ubwira umuntu uri hirya yawe mubwire ngo weho bamaso igihe nikiguhitana ngewe cyaramitanye urugo rwanjye rurasenyuka nge sinagize amagambo yo kubaka nge sinagize kwa kwihangana nge sinagize kuganduka ngewe igihe cyaraje sinamenya ko ari igihe ngo mpagararane n'igihe ahubwo kirangije cyo kindusha imbaraga kinkura mu nzira kimvana mu rubibi kiranyirukana gihe cyahere ku munwa kirawangiza umuntu urananira yego dore ko n'abadamu abenshi byangizwa n'umuntu yego igihe kigera kuri karagiteri imico igihe kivumbura ubwega kicarira umwuka cyane kikazamura ubwega n'ubunyiginya n'ubuziga uti ngewe mwene runaka uranzi cyewe sinya n'inyinyishwa yesimenyerwa yego igihe kiryamira umwuka kizamura amashuri ngo nizaya ngewe kaminuza ngewe imiryango uvuga ngo ngiye mwene Yesu yego haleluya amina ngiye mwene Yesu wavuganye nawe ndi ku musozi runaka namanutse itabi runaka ndi kugenda mu muhanda hari ijambo yaje irambwira ngo humura mwana wanjye nzahagararana nawe kandi nzagutabara ibiteye ubwoba ntacyo bizagutwara nta kintu na kimwe bizagira icyo biguhinduraho iryo jambo aba ari ryo watura ahubwo mu gihe Imana ishimwe igihe gitinya amagambo twatura kandi igihe nanone gihereza ijambo amagambo twatura haleluya kikayahagararaho kikayakoreramo ubundi kikadusubiza cyangwa se kikadupyinagaza hakabege igihe kidutinya n'igihe kidutinyuka yego kidutinyuka bitewe nuko twiyerekanye jya wihagararaho mu gihe kubyo nta n'uwakubaka ngo akubwira ati ndaguha icumi ngusambanye ihagarareho mu gihe nahagaze mu gihe nkagenda mvuye muri ako kazi nkajya kubona imodoka ziraparitse ariko ntago zari ziri mu mwuka w'Imana zari ziri mu mwuka wa Satani zari kugira ngo zingamburuze mu gihe cy'ibyago n'amakuba yego umuntu akakureba uti nagukunze yego mbabarira ube uhagarare mu gihe cyawe umenye ko igihe kandi uhagazemo ntago uzagipfiramo na Sara se ko atigeze agipfiramo Sara dore yasamye inda ashaje yabwiwe yuko azabyara ariko ahagarara mu gihe arategereza igihe kigeze mbere yuko igihe kigera yatekereje kuzana mukeba mu rugo yego ariko kubera ko hari Imana yari yaravuganye n'igihe yego hari Imana igitegeka ibihe Imana iranje itegeka Sara yego na Aburahamu ukura mukeba mu rugo cyari igihe cyagaraguye umujakazi wanjye Sara arirwanirira none igihe kirageze ngo ave mu rugo kuko nawe ntitwaye neza mu gihe yego uriya mukeba nawe ntitwaye neza nawe ntabwo urumva yaramaze ubundi uyu mwuka ahantu waturutse uribuka Aburahamu igihe yavaga mu gihugu igihe nawe cyamucanze aragenda na Sara bageze hakurya mu banyamahanga arangije uti nyemerera dore uri mwiza yego ndashaka kuba mushiki wanjye ndashaka ko bazagushaka kandi nibagira umuntu ukugera bazanyica yego none rero kugira ngo nibereho niramire nyemerera weho ube mushiki wanjye rwose mbe musaza wawe tuzikine gutyo igihe kibigisha uko bazikina kuvuga ngo ubundi igihe nicyo cyazanye strategy y'uburyo bagiye kuzikina ariko uko bari bagiye kuzikina ntabwo Imana yari ibirimo
irangije ikomeza guhagarara ku ijambo yavuganye na Aburahamu na Sara. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Arangije inama zabo ngo barazuzuza. Umwami abasha baragenda babwira umwami uti hariya hari umudamu mwiza cyane na musaza wiwe waza ukaza ukamureba, araza aramureba nawe ahita atakaramo. Yego sha. Avuga uti koko oya Sara ngo ari umugore mwiza nkanjye. Ngo yarashinyoye. Umva yarasize amavuta nkayo ngaho. Umuhanda bakarabye. Aho umwami avuga ngo ntago ndi buvanga. Ngaho umva umudamu ko ntarameze. Arakurura aramujyana. Ariko shabura urubyaro. Amugezayo. None se wagize ngo igihe niyo waba uri mwiza, niyo waba useka neza, niyo waba uvuga neza, igihe niyo waba ugenda neza, igihe niyo waba utuye. Uzi ko igihe kidatinya umuntu uri muri etaje. Yego. Kikaza kikamugeraho abana 5 6 abyaye igihe kigakuramo 3 bakazajya bikubita hasi. Igihe sha. Yego sha. Igihe kirwaza za negative. Bajya kwa muganga uti nta ndwara. Igihe nta muntu gitinya, igihe kiraza ku muntu ufite amaranka kikaza kikamuhagararaho na ya maranka kikamuzengereza. Umugore hariya yari afite wamwubahaga akazajya yinjira akavuga uti wewe uri zeri imbere yanjye n'amaranka kubera igihe sha musivira akajya agukiniraho ufite amaranka neje ahubwo uzambikwa n'ayandi. Ariko igihe iyo ugihagasemo neza, haleluya, Imana igibasha gukoresha igihe kikongera kikagusubiza ibyo cyakwatse. Imana ishimwe. Kikakugarurira ibyo cyakwatse. Imana ishimwe. Ngo Sara kimara kuhagera umwami ngo aramufata aramujyana. Yego. Bibiliya isobanura neza ko umwami yakoze ku byashinganywe. Ariko ngo nijoro ari umuntu udasanzwe wamenyereye. Hari umuntu utagomba kumenyera. Hari umuntu usize amavuta. Yego. Haleluya. Nimureke muri iki gihe dusigwe amavuta ku buryo n'umuntu uri hirya natubona abone ko dusize amavuta. Ngo zambaraga ziramusingira, ngo zimubuza amahoro, ngo ziramunigagura, atangira kuganira n'Imana. Haleluya. Iramubwira ngo uriya rero ntabwo ari mushiki we, ni umugore we. Wakoze ishyano. None irangije iranamuhamiriza, imushiraho ranka aho ngaho uti wakoze ishyano kugukora ku mukozi wacu. Yego. Haleluya. Ngundi Imana igize ikatuvuganira ahantu tutari. Aburahamu se yarahari ntaranga muntu watanze igaragaza umwirondoro. Imana ikaza kubwira abantu uriwe. Aburahamu se yarahari se. Erega mu gihe Imana igize igakora agatende ikongera ikigendera. Umve umwami akimara kubyumva utayi Imana irangije iramubwira utumva rero nkubwire dore uzaniye umuvumo umuryango wawe, uzaniye umuvumo igihugu cyawe kuko n'urupfu ruraje. Arangije agira ubwoba. Se noneho nakora iki? Igihe Imana iza mu gihe noneho irazira mutegeka ibyo ari bukore. Imana igiza igashiraho n'indishi y'akababaro. Yarangiza ikaduha na promotion. Aho wababariye Imana ikahakunezereza, Imana ikahakuzamurira, Imana ikaguhanagura amarira, Imana ikaguha umubiri, Imana ikakubyibushya, Imana ikakwambika, Imana ikagusiga, abana bawe bakazajya batambuka kavuga ngo se nabiwe. Kandi nigeze kugera mu gihe abana banjye urumva haba hariho inzara bakiyeranje. Yego. Bagatera intambwe bakajya ahantu hamwe. Ndabyibuka rwari urugo rufite nyine ibiryo. Yego. Umudamu waho yokabyara yari mu mwuka w'Imana. Yarerekwaga. Ariko umugabo we nta mwuka w'Imana yari afite. Nta jisho yari afite. Ntabwo yari azi yuko nta muhanuzi ujya upfa gupfa. Ariko risubiremo iryo jambo. Ntabwo yari azi ko nta muhanuzi ujya upfa gupfa. Uyu munsi nibiri kukubaho byose ntago ariko bizahora. Ndiyo. Muhanuzi. Suko bizaguma. Igihe kiraje
kije ubwacyo gutegeka ikindi gihe ngo kize mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Abana bahagera bakomanga uti taka mugende nababwiye ngo iki mama wabo yabaga ari mu mwuka w'Imana yerekwa akababwira uti oya marata ni muhagarare akabashira hari akabagaburira igihe mutera nkunga w'igihe. Ariko noneho uyu munsi abana wa wundi wa mugabo ajya amamagara akambwira ngo wakohereje abana bakaza bakadusura. Ariko ndagira nte koko igihe kiramugaruye. Ohereza abana badusure. Igihe ni igihe nk'icyo nawe nyine uhagazemo. Nubwo urimo urasuzugurwa sinzi uri kugusuzugura uwo ari we. Niba ari umugabo urimo uragusuzugura, niba ari umuryango urimo uragusuzugura, ariko bahereza igihe babwire ngo nimugende gake uko igihe kije kubisobanura. Kandi nikibisobanura kizabisobanura ngewe nahari. Kandi nikimara kubisobanura nzahita mpinduka uwasobanutse, nzavamo ameze nk'izahabu imbere y'igihe. Haleluya. Uyu Sara ngo umwami arangije afata icyemezo cyo kuza kugira ngo abasezerere, kuko Imana yari imaze kumutegeka imubwiye ngo genda mushyira umugore we kandi imuca n'ikiru. Arangije araza ngo afata abaja, afata impamba, afata za shekeri. Haleluya. Arangije arabatekerera, arangije arababwira uti ngaho nimwikomereza amahoro. Arangije naho arenza n'ijambo bagiye kugenda arababwira ngo dore igihugu cyose kiri imbere yanyu, aho muri bushaka bariho muba. Sicyo cyari cyamuhagurukije? Yego. Sicyo cyari kiri kumuzengurukana? Yego. Sicyo cyamugejeje ari ibwami? Ariko Imana ishyiramo ako karigonde. Mu gihe birashya imigeri, Imana ifite akantu ibitse mu gihe. Wewe uhagarara mu gihe cyawe. Babarira uhagarare mu gihe cyawe. Igihe ni cyiza kizabisobanura. Uzi ko igihe kijya kiza umugabo akakubwira ngo nta kintu maze, ni ngewe uhaha, nta kintu uvuze, nta gaciro kawe, numenye naribeshye. Ariko igihe cyaza cyakwirukana cyagiye ahubwo akaba ari ahubwo unamurusha ubuzima cyangwa amafaranga, akazajya avuga uti shushu be bite se kutaduha abana barakeneye kutadusohokana, kubera ko abona ko hari igihe Imana nawe witwaye muri icyo gihe. Yego. Irinde gusakuriza mu gihe. Ndiyo. Kuko nunasakuza nta muntu usakura. Nibavuga kuri imbwa ntubeyo ntumvura iyo. Nose ubundi hari umurizo ubundi wameze. Suko se nibavuga kuri inzige ntumvura iyo. Nese ubundi bitewe n'igihe. Bitewe n'igihe. Uri kurizwa nuko bavuze ngo uri kugura amakara ngo ku kadobo. None se ubundi babeshe. None se babeshe sibyo. Bari uri kurizwa yuko ngo bavuze ngo wambara kenda kamwe ngo nako kabucyo. Nese ubundi sibyo. Nibyo tuza mu gihe. Ariko nkundira Imana mu gihe. Mu gihe wari umushomeri atanga akazi. Haleluya. Haleluya. Mu gihe wari ingumba yibaruka imanga. Haleluya. Nkunda Imana muzi iryo jambo. Nibuka umubyeyi umwe twarasenze. Akazajya ambwira uti se imyaka kiri kunsiga. Ko mbona nta rubyaro kandi imyaka ikabiri kunsiga. Ndagije numva nganirijwe n'Imana, Imana yitimbwira ngo mubwire ngo naramutindije ariko nzanamutegera. Amen. Ndangije mbimubwira gutyo, arangije araseka aratemagara ngo bose ngo nawe rwose ngo profete. Ndangije ndamubwira nireka nkubwire ntimusika Imana imbwiye ngo izaguha imanga. Aisha tambwira ngo imanga ngo ntago byashoboka ngo nibanze imereza na kamwe. Iyo uri mu gihe kimukuramo kwizera, kigukuramo kiragukamura, kikagukuramo kwizera, kikakuvanamo amagambo ashigikira, kikakuvanamo amagambo afasha, kikakuvanamo amagambo agushigikira wowe ubwawe, kuko usigara utacishigikira. Kirakwigisha ugafasha. Igihe kiraza kikaba ari cyo ubwacyo ahubwo ukaba ari cyo uzajya ushigikira kubera ibyo kiri kuguhereza. Yego, kikagwa amakarasero ukajya uhora usoma iby'igihe cyaguhaye. Buri munsi iby'igihe cyaguhaye. Wagisomeye iby'Imana yakubwiye. Ndangije ndamubwira nti rero hagarara muri iki gihe ubwira umwana uri mu nda, umubwira ngo ntukiri umwe noneho mubaye babiri. Ndiyo. Haleluya. Mugiye kuza muri babiri ntago muzasigana. Ndaje ndamubwira nti kandi muri iki gihe Imana ibivuzemo irabisohoje. Haleluya. Ndashima Imana
twaraye tuvuganye n'umugoroba ambwira ati urabizi ko nabyaye uti reka tujya tunasenga tukanibagirwa tukibagirwa n'abantu twahanuriye ntabwo tukabyibagirwa aranyije uti za manga zaraje uti none za manga zaraje uti yeko yama nago nari mbizi nashakishe nimero yawe ariko ngize amahirwe ahantu nyiguyeho ndayibonye reka rero nkubwire rero igihe cyose uhagazemo njya uri kukubwira ibi ngibi mfite ibihamya byinshi rwose hahandi witwaga mayibobo uraza ukahinduka bose sha umunyacyubahiro ukabapfukamisha ukababwira ngo nimuvuge yuko abakiranutse bazagubwa neza nimuvuge yuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo haleluya agapfukama kazajya avuga ngo yego kubera ko igihe cyagusobanuye imbere y'uwo muntu Imana ihabwa icyubahiro kandi ari we wakuvuzeho amagambo Imana ihabwa icyubahiro nimureke rero muhagarare mu gihe cyanyu nimureke muhagarare mu gihe cyanyu uyu Sara nawe ngo imyaka ageze ahashaje arabyara Imana ishema ntabwo ijambo Imana igivuga ntabwo rijya rihera kandi Imana yasezeranyije abantu no kugikora Imana iragikora ntabwo Imana yabuze imigisha guhereza ahubwo iracyari navuga ngo iracyari kukwigishiriza aho hantu gupimira mu gihe kugira ngo urebe ko ibintu izaguhereza uzanabyitwaramo neza mu gihe uzabyitwaramo neza uzabishimamo Imana uzamenya abantu bari mu gihe nk'icyo uzagaburira abantu uzubaha abantu hari n'igihe Imana igucishamo kugira ngo ugire kubaha kandi wari wa muntu uhora ushinze ijosi ari igihe Imana ngenda kubwira abantu ngo ntukarushe Imana kandi ntugatere Imana gukora ikitaguteguyeho kubera ko uko weho ubona umugisha ukitwara biri kwangiza connection y'ahazaza hawe Imana iguhumugisha muri miliyoni iguhaye kiranukamo sangira n'abakene sangira n'abatishoboye ubahamo Imana ambikamo abantu batambaye gaburiramo abashonje na miliyoni 10 zaziguha na miliyoni 100 zaziguha aho yakuye miliyoni ntabwo higeze havuba haracyara yandi ifite umugisha rero kuguhereza abantu rero iki gihe nakivugaho ibintu byinshi cyane kuko nge naciye mu gihe gikomeye kandi n'uyu munsi wa none navuga ngo ndi mu gihe noneho cyanjye kandi igihe cyanjye ni igihe cyo guseka nageze mu gihe cyo kudaseka ngera mu gihe numva iminkanyari gatangira kuza mu maso kandi ukiri muto kandi nyiri mutoya cyane ngera mu gihe nakwambara umwenda ntumfate nkazajya asubira ku mutayere nkamubwira ongera ugabanye nageze mu gihe umuryango ubwawo ukamfatira ibyemezo ukavuga uti no sohoka hariya ujye hariya nageze mu gihe ubwabyo kirategeka ku buzima bwanjye ariko shima Imana muri icyo gihe cyose nagize amasengesho nagize kubaha Imana ngira guca bugufi ngira no gutekereza cyane aho Imana igiye kungeza simbona ibyago gusa ahubwo nkabona n'ibyiza iyo ubonye ibyiza utangira kubitwara nk'umuntu ubifite natangiye kwitwara nk'umuntu uri mu nzu yanjye kandi ndi mu nzu y'abandi itagira n'inzugi nangira kwitwara nk'umuntu uri mu modoka yanjye kandi ntagira n'aya moto nangira kwitwara nk'umuntu wambaye neza rwose mva nabaga ndi confidence yabyo ubundi wamaze ubundi kwinezeza mu mutima wawe ukavuga ngo nambaye neza niwaza akavuga ngo wambaye nabi ntago byumva nkumva nambaye neza kubera ko nari nzi ko Imana izanyambika kubera ko nari nzi ko Imana izanyambika erega isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo ahubwo impamvu itarabiguha nturagera ku rugero Imana ishaka nimureke rero tugere ku rugero ubundi njya nkunda ijambo ngo imfubyi yumvira mu rusaku kandi iyo uvuze rimwe yumva gatanu yumva gatanu uvuga rimwe ujya kuvuga ngo hey iyo yagurutse yamenya aho igomba kuvuga ijambo rimwe akamenya irekurikira niyo mpamvu rero natwe rero abasenga nimureke tworoshye twiyoroshye maze Imana izikore ku buzima bwacu ndetse ubugingo bwacu ibushyiraho ibushaka inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana dushimiye umukozi w'Imana kubw'amagambo menshi meza duhaye iki kiganiro numva twagisubikira ahangaha tukazagisubukura ubutaha noneho tukabwira abantu imyitwarire mu kindi gihe
kuko mu kindi gihe ko iki gihe byagenze gutya mu kindi gihe kuko na Satani igeze kubwira Yesu ngo aramureka ngo amutege ikindi gihe mu kindi gihe turashaka kuzabwira abantu mu kindi gihe watangiye gutumiza ibintu mu mahanga imodoka watangiye kugura 0 kilometre watangiye kugira imiturirwa ijana ryose mu kindi gihe tubabikiye rero ayo makuru mu kindi gihe uko muzitwara Imana iguha umugisha twagira ngo dusoze dusengera abantu mbere yo gusengera abantu ndumva wabanza ugatanga adresse aho uboneka ugira YouTube channel ugira nimero za telefone ariko utanga iba muri momo niyo nge ntanga kuko muri iki gihe turimo twebwe turi mu gihe cyo kohererezwa kuri momo hari igihe tutakigize utanga iri muri momo reka mbabwire buriya ako kajambo uvuze uri mu mwuka amen umukozi w'Imana wo muri iki gihe momo cyane arayikeneye cyane kubera ko hari ibintu byinshi cyane mu mirimo irakora kandi iri gukemura akenshi rero ariko se reka nkubaza abantu ko baza batanavuza n'iryo jambo ry'Imana batanagize ute barangiza bakabaremera iyo momo igakora agakanda wadrimiti agakanda mobile money none se ko dushonje tutayisabye noneho turi kuyisaba tuyifite duhisupu none se ubundi turamutse turiye ubundi bigutwaye yigora turi mu gihe Imana yaravuze ngo nzakugaburira nzaguhuza n'abantu abamikazi bazakonsa abamikazi murengo dusome ku manyonyo ya muri hehe muri goye ni kuri n'igihe rega turimo nuramuka uje uzaba uri mu gihe cy'Imana ndiyo abantu muri iyi minsi bafite isoni zo kuvuga ibyo bintu nibo rero bazenguruka inyuma bagakora amabara oya twe tubivugiye aha ngaha rero niba koko umuntu yinjira mu rusengero yageramo hakaba igihe cyo gutanga ituro ry'ishimwe yego hakazaho guhimbaza hakazaho ijambo ry'urufunguzo mbere y'ijambo nyuma y'uko ijambo ry'urufunguzo rivuyeho hakazaho umwanya wo gutura kubera icyo abakozi b'Imana bicaye aha ngaha baguhesha umugisha kuki wowe utatura si uko se kubera icyo utatura iki kintu birashoboka ko ari abantu bakivuze nabi ariko turi kukigorora tukigorore cyaragorowe rero kera iyo ngiye muri Bibiliya hari igihe mvuga ngo kera ari igihe kwa Samweli ngo indogobe yari yabuze ngo barangije ngo bajya gushaka umuhanuzi ngo bamenye icyo gihe ubu niwe witwa umuhanuzi ngo bageze mu nzira ariko ngo barabazanya bavuga ngo ariko ngo turagenda imbakoboko gutya gusa barangije ngo bajya inama ya kigabo buri wese ngo yisakasakamo igihe cyose ijambo ry'Imana ravuga ngo niba kubibamo iby'umwuka nawe babibemo iby'umubiri none se ubundi ninahurira nawe hano kuri kamera Mariyone nimuhurira hano kuri kamera muzongera guhurira isuko sindi muri Amerika ahuri sindi muri Australia ahuri sindi muri Kenya ahuri yego sindi Gitarama ahuri sindi Muhanga hafa sindi Muhanga aho ngaho uyu munsi aho duhuriye naha ngaha telefone na kamera zarabitwegeza zarabakwegereje abakozi b'Imana online Imana ishimwe koko niba abangaba benshi cyane ya madini na ya matorero akomeye cyane amara kubwiriza ijambo akahita ashiraho ngo kohereza yego kohereza ngo Dreamiti ngo Western Union nibindi kuki twebwe tutabivuga yego natwe tugahabwa umugisha nanjye mvuye kuvuga ubutumwa n'ijambo ry'Imana nanjye abana banjye bakarya nkajya mvuga amasande kunywa gakawa wabigizemo uruhare nangerega byabera byakubera style wagizemo uruhare karakanyuzemo nimureke tugire yerekwa ariko murebe ko ikintu yerekwa rituzanira uyu munsi kuba nicaye aha ngaha hari abantu babigizemo uruhare kandi hari n'abandi bazakomeza kubigiramo uruhare abo rero nibakomeza rero gutwarira umwanya nawe waza nawe tukakwatura umugisha sha wakibyeyi no wagishumba cyane Imana ishimwe bahereze nimero yawe reka nangire muri momo ubwo uri murahanura buriya momo yewe abantu bankurikira hano baranankurikirana inyuma ya kamera yego kunkurikirana kimwe ni hano nyuma ya kamera ni ukunkurikirana kamaze atari gihe ubushize ko naguhaye ifi urumva ushaka gato
ariko ndumva abantu bawe ni bazima, ndumva abantu bawe warabareze neza, bafite iyerekwa nukuri. ariko iyo ugendana n'umuntu ufite iyerekwa nawe ugira iyerekwa. Buriya hari abakristo buriya mu buzima udashobora kwakira ngo uburari. Umukristo uturutse kwa Apotre Gitwaza, mubyeyi, Imana iguha umugisha aho uri, urarera, arera abakuru, urarera, reka mbivugire ku isi yose, urarera. Uwo mukristo iyo mwakiriye, Mama Lionel, umva, vuga ngo utuma ifi kabisa, kandi ntabwo ari ukumubwiriza waribwiriza. Umukristo uturutse kwa Apotre Masasa, ugera no kwa Apotre Mignone, kwa Apotre Mignone ho ni ikirenga, n'urundi rwego batumye nshayininga abantu baho. Mubyeyi yatumye ni ikirenga. Reka nkubwire, abantu bo muri ayo matorero hari amata banyweye atavangiye, kandi hari amagambo bakiriye. Ni ukuri uwo muntu iyo umwakiriye n'umwana wawe ajya ku ishuri. Ariko reka nkubwire, hari abantu musikari umuntu ushobora kwakira n'imbabura ntiwongere kuyigira. Turabafite twakira mu ngo zacu, bagira kwiremba abana bagahindemerera. Yego, bafite izindi mbaraga. Reka rero nawe rero umwuka w'Imana akomeze nawe akuzeho. Imana igumugisha. Nimero zanjye nkoresha, kode yacu y'u Rwanda ni 250, barabizi, Chris 250. Yego, 788 46 17 67. Chris 250 788 46 17 67. Nimero zanjye nizo ngizo. Ushaka gusengerwa, ushaka guhanurirwa, ushaka kumenya amakuru yo mu ijuru, ushaka kunganiriza, ushaka ko nanjye nguganiriza mu bibazo uri guhura nabyo. Ndi umugore wahuye n'ibintu bikomeye cyane, mpura nabyo mu rugo, mpura nabyo mu buzima busanzwe. Mfite inama nyinshi cyane nshobora kuguhereza, kandi Imana ikakubaka ivuye muri ngewe. Imana ishimwe. Hanyuma ukagira tubicano bagurebaho ibindi biganiro biryoshye kuri Papa Bitangaza Official TV. Imana iguha umugisha. Reka usengere abantu, reka mbaheshe umugisha. Mana nziza, Mana y'icubahiro, haleluya. Mana ikora kandi Mana itangaza abantu mu gihe abantu batari bazi ko bazatangara. Reka ijambo ryawe reka urishigikire mu izina rya Yesu. Reka wubaka abantu bari muri iki gihe, Uwiteka. Reka ubari we ubasohora mu bihe bahagazemo, Uwiteka. Reka iki gihe bahagazemo nikibategeke, ahubwo bari wowe ubamutegeka. Reka imbaraga zawe Mana reka zireme ikindi gihe ku buzima bwabo. Wiwita nyita kotese kemenere badetereba. Reka Uwiteka Imana ukora imirimo ndetse ukore n'ibitangaza. Abari bafite uburwayi budakira, reka wiyerekane, reka ukize. Uyu ubasha gukiza imitima, ugakiza kanseri. Uri Imana itanga urubyaro, uri Imana ishyigikira abantu ukabashyira hejuru. Uri Imana natwe ubwacu hari aho wadukuye, ari naho tugejeje, kandi hari n'ahandi urimo uratujyana. Reka rero igicu cyawe Uwiteka cyongere nawe kibafudikeho, igicu cyawe kibafudikeho mu izina rya Yesu. Weyurure imbaraga zose zibubarayeho, ukubite hasi imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Uwiteka zimanuke, ziganze kandi zitegeke, imirimo yawe ikoreke, abana bawe baseke kandi bishime, batanga amashimwe bavuga gukomera kwawe kuri Imana ihambaye. Urakoze Uwiteka, ndagushimye. Imbabazi zawe zirera kandi ukuri Uwiteka urakiranuka. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu. Amen.